nubwo mbere twabanje kugira iduka Yesu yararihombeje kugira ngo atubone. Yesu ni uhombye abantu yarangiza akabahombanura, ubu yaraduhombanuye. Yeah.
numva atera haleluya nahaguruka yizamure. Ibandikagira gute yaragize gute yaragize gute yaragize gute yaragize gute yaragize gute yaragize gute yani yarabitubwiye koko yaratata yaragize gute sofola sa yaragize awamuruka yaragize sofola sa yaragize
uzamugize gute Mateo ndi umukristo muri ADPR tubarizwa hari i Kigali ariko aho nkomoka ni Gisenyi. Amen. Twaje rero bimwe mu by'Imana yadushizemo ngo tubisangirire hano kuri uyu musozi. Ikindi tugiye kuryica ripfe neza ripfukerere. Amen. Uyu munsi mbese ni ugupfa neza neza. Ibintu ryigize bizana ibintu ni ukuri nogonora mu izina ryande yubatse rero uri kureba ko ndi kugenda nsasa mfite umugore umwe n'umwana umwe Imana idahana umugisha umwana w'umusore mwiza cyane usa na se uri kubona ko Yesu ari kugenda agira neza. Haleluya. Noneho twaje turi groupe yitwa Abanyamwuka Family, ni groupe y'abanyamasengesho, umuryango mwiza w'abana b'Imana. Katsabe abanyamwuka begere hano ubundi buri wese agatera haleluya. Siko bimezera? Si tunabibwire cyangwa tube tubiretse? Muzadusura i Kigali si cyane duhita tubigendera niba mutazati. Gahunda ni ukugira gute? Abanyamwuka mwegera hafi. Ayo maraso yawe turayashimira, ayo maraso yawe ayo maraso yawe turayashimira, ayo maraso ayo turayashimira, ayo turayashimira, ayo maraso turayashimira, ayo we dukuri turayashimira, ayo we turayashimira, ayo turayashimira. kandi dushimiye Imana kubw'akanya keza yaduhaye ko kuboneka hano muri iki cyicaro kuri uyu mugoroba kugira ngo twumve icyo Umwami Imana ashaka kuvugana natwe kuri uyu mugoroba. Haleluya. Amen. Uwo mwicaranye uti hari iki Umwami Imana ashaka kuvugana nawe kuri uyu mugoroba? Imana ishimwe. Tunezerewe rero Imana kuko yanaturinze iminsi yose yatambutse kuva kuri uyu munsi wa none, kandi tunanezerewe Imana kuko yarinze abashyitsi bacu kuva i Kigali. Ntabwo ari ibintu biba byoroshye ariko kubera Imana bahageze. Haleluya. Mumfashe rero b'Imana icyubahiro kuko yagikwiye. Icyubahiro ni icy'Imana yacu ibisi yose.
ntegereje abandi bashyitsi ko baza kwicara reka umucyo babe bahimbaza Imana mu ndirimbo hanyuma dutegereze abandi bashyitsi ko baza kwicara. Turashaka ko bimenyekana bari wowe Mana, turashaka ko bimenyekana bari wowe wavuze. Turashaka ko bimenyekana bari wowe Mana, turashaka ko bimenyekana bari wowe wavuze. Turashaka ko bimenyekana bari wowe Mana, turashaka ko bimenyekana bari wowe wavuze. ntireba naho umuntu avuka, nta nubwo ireba ahantu utuye, ntireba amashuri. Imana ishimwe. Cyokora kimwe cyo nabonye, nubwo itareba amashuri ariko irigisha. Imana ishimwe. Shimiye Imana.
amen. Iminota ni mike ariko ndumva hari ibintu ushaka kubabwira ahantu Imana yankuye, mba numva bindimo. Yesu ashimwe, amen. Imana ishimwe, nshimiye Imana. Aya masaha ko ndi kuyivuga njyewe ntabwo byari gukunda. Imana yacu nishimwe kuko nari ikinyendaro kandi ndi n'umukobwa, ariko ubu sinkiri ikinyendaro. Yesu yarancunguye, ndi umudamu w'abana 4 n'umutware umwe nankunda. Yesu ashimwe, nshimiye Imana. Hanyuma rero mu buzima twanyuzemo ntibwari bwiza, nubwo mbere twabanje kugira iduka. Yesu yararihombeje kugira ngo atubone. Yesu niwe uhombye abantu yarangiza akabahombanura. Ubu yaraduhombanuye. Imana ishimwe. Imana yarampombanuye, namwe murabibona ko Imana yampombanuye. Hari umwaka yankuyeho, ni ukuri kubivuga mba numva ntacyo bitwa. Imana ishimye, haleluya. Hanyuma rero Yesu aduhombeje agira ngo tumukorere, yaraduhombeje turakena, duhingira abantu, duhingira idegede ritarakomeye. Yesu nashimwe, ariko Imana ikajya ivuga ko izatugirira neza. Nagira ngo mbwire abantu Yesu yabwiye ko azabagirira neza. Ni ukuri nimukomere mu ijuru hari Imana itabara. Imana yacu nishimye. Imana yarantabaye, umuryango waranyanze umvaho, baravuga bati n'ubundi ntiwuzuye. Nkajya ntekereza se wa mugani menya ntuzuye, ariko siko byari bimeze. Ngeze aho nkajya mbabwira nti rero buriya nuzuye cyane shobora no kumeneka. Imana ishimwe, haleluya. Dushimiye Imana, Yesu ashimwe. Hanyuma rero twahingiye abantu, Yesu adukuraho umwaku, aratumwakura, atwubakira inzu mu mujyi wa Rwamagana, ntabwo ari mu cyaro. Imana ishimwe. Yankuye pfiri ahantu mu Mutara mu nka, niho navukiye. Imana irazi ntuzi Rwamagana, ni mu marembo y'umujyi wa Kigali neza neza. Imana ishimwe. Nihaye icyubahiro, yampaye y'inzu, impayo gakondo. Dushimiye Imana. Imirimo y'Imana, wa muntu wahingiraga abantu, Imana yacu nishimye. Kandi nabahingiraga ndi muto, ubwenge mbufite, ariko Yesu yemeye kugushyira ku gikarayo wicaraho neza, ntakundi byamera. Imana yacu nishimye. Hanyuma Yesu aranyubakira mu mujyi wa Rwamagana. Sinababwiye ko ari mu marembo y'umujyi wa Kigali. Abakire bose niho bituriye. Uhaje inzu bita Tezevu gushyuguswa, avuga ati nawe yubake gushyuguswa Tezevu muceceke. Imana yacu ishimwe, haleluya, haleluya. Imana ntireba uburanga, ntireba n'igihagararo, ntireba aho umuntu avuka. Barambwira bati rero we nta n'umunani uzabona. Yesu arambwira ati nzawo kwihera. Imana yacu nishimye. Abantu batabwiye ko bazabona umunani, haleluya, amina. Yesu yaramuhaye. Hanyuma baza kunsaba imbabazi, barambwira bati rero burya twari twaribeshe, twashakaga kugira ngo tukurebe, ubu tugiye kuguha umunani. Yesu nashimwe. Bampaye isambu hariya mu Mutara nteramo urutoki. Mumpera Imana icyubahiro. Bidatinze kabiri Yesu abampaye amafaranga, ngura n'ahandi bari bafite, ngura gatoya kiraho, naguze kabiri kose. Imana ishimwe. Imana igitanga amafaranga, ifite amafaranga. Imana yacu nishimye. Abantu iyo babonye ko byarangiye nibwo biba bigiye gutangira. Imana yacu nishimye, haleluya. Dushimiye Imana muri iki gitondo. Hanyuma Imana yampaye umunani, iranyubakira mu mujyi wa Rwamagana. Hanyuma irangije ingirira neza. Umutware wanjye muha moto idafite kredi, ubu ngubu baratwara ari mu muhanda nk'abandi bose. Numva ko twihombanuye, abantu twarihombanuye. Imana yacu nishimye, nta kuntu itabigenje. Nubwo yari yaraduhombeje, nyuma yaraduhombanuye. Ni kunyuramo mu ncamake kubera ko iminota ari mike, ariko hari igihe Imana ishimwe. Imana yaraduhombanuye, dushimiye Imana. Kuri uyu mudugudu rero namwe abantu Imana itari yahombanura, ni ukuri bahombanuye kuko njye yarampombanuye.
Imana yacu nishimwe. Aleluya. Ahantu ntuye twarahaguze turahatura. Imana ishimwe. Tuhagurira na moto turayitwara. Imana yacu nishimwe. Ubu ngubu hari ibintu biba byaroroshye. Wakunda umuntu hari igihe najyaga ngenda nkava mu rugo Rwamagana nkajya gusenga ahantu urenze Kayonza gato n'amaguru, ariko nubaregenda nibuka ineza y'Imana, nkibuka ko nubwo Yesu yampaye ku amafaranga rega ni meza, yaduhaye ku mafaranga, nabyibuka avuga ngo reka nongere nsubire Kayonza n'amaguru nta buzitike numva uko bimera. Yesu nashi dushimiye Imana. Mwongera nkajya Kayonza mbwira Yesu ni ukuri ninjye wa mugore wajyaga uhanyura n'amaguru, ariko ubu noneho nabuze n'umuntu nategera ngo tujyane Kayonza. Imana ishimwe. Aleluya. Imana yacu nishimwe. Imana ijya yica umwaka, ntireba uburanga, ntireba igihagararo, ntireba naho umuntu avuga. Imana irambwira iti mwana wanjye nzakwambika ndetse unatanga. Imana yaranyambitse, nyambika imyenda ihenze. Ni ukuri mu bagore Yesu yambitse mu mujyi wa Rwamagana, ndimo mu bagore bambara amabaze 50,000 anyenya nyamara ibintu bikemera. Yesu nashimwe. Yesu aduhombanuye, yirukanye inzara ayirukana burundu, yirukanye kwambara ubusa aratwambika. N'ikimenyimenyi aravuga ati ibyibuhire mwana wanjye. Dushimiye Imana. Imana yacu nishimwe. Imana igikuraho umwaka. Imana yankuyeho umwaka mba numva kuyikorera. Nta gihombo kirimo. Impita nibuka ko itareba uburanga, ndavuga si ubu Yesu yaza kureba uburanga abantu b'igikara twebwe ntabwo twari buzima. Imana ishimwe. Iminota iri kugenda, reka dusome ijambo ry'Imana. Tugiye gusoma mu Itangiriro 7:1-3. Umusomyi mwiza wihuta nadusomere neza. Ni ukuri Yesu akuraho umwaka, nzabibabwira ubutaha ningaruka. Itangiriro 7:1-3. Dusenge mu izina rya Yesu. Yego. Aravuga ngo amen. Amen. Mu izina rya Yesu. Amen. Uwiteka bya Noati, injyana mu nkuge nawe mu nzu yawe mwese, kuko rero nabonye ucyanuka mu maso yanjye muri iki gihe. 2, mu matungo yose no mu nyamaswa zose zitazira ujyanemo 7, ibigabo n'ibigore, no mu nyamaswa zizira ujyanemo 2, ingabo n'ingore. 3, no mu nyoni n'ibisiga byo mu kirere ujyanemo 7, ibigabo n'ibigore, kugira ngo urubyaro rwabyo ruzororoke rube mu isi yose. Mwagire ijambo ry'Imana.